Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana we, bya bihe byari bindemereye warabihinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana we. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana we, bya bihe byari bindemereye warabihinduye Mana. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, nitwa K.Mbabazi Fesi cyangwa Fesi Kabagambe, yose nta kibazo. Ko musanzwe mubimenyereye, dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana. Mu bihe bitambutse twakomeje tuvugana ku ijambo ry'Imana tuganira. Imana ibaho umugisha ku bagiye badukurikirana, ku bagiye baduhamagara batubwira uburyo bw'ijambo ry'Imana ryabafashije rwose. Imana ibahereza umugisha, Imana ihemba abagizi ba neza ibahereza umugisha, mwagize neza. Turacyakomeje rero mu ijambo ry'Imana. Mbere y'ibindi byose reka tubaze dusenge. Mama yacu, Mana idukunda, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya tuje imbere yawe, tugiriwe amahirwe nanone kandi kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, twongere tuvuge ku ijambo ryawe. Ugize neza, izina ryawe rihimbazwe. Mana yacu, ijambo ryawe riraturuta cyane, niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tumenye hagati tugasobanura kandi bivuze ngo nawe uzi ijambo ry'Imana. Ariko uri byose muri byose turagushimiye kubw'uyu mwanya, unyemerere iri jambo Mwami ryubaka imitima yacu, uhereye kuri njye ugiye kurivuga n'abazaryumva. Ndagusaba ngo imitima yacu yongere kwakira ijambo ryawe. Ndagusanga muri bino bihe bisa gutya, biteye gutya, imitima isa nk'iguye umwuma, imitima isa nk'idaherutse amazi, wongere utembesha amazi muri iri jambo. Mu izina rya Yesu, iri jambo rize nk'amazi apfutse kandi nirigera mu mitima yacu yongere ihehere, yongere kwakira ubuntu bw'Imana, yongere kwakira kubaho kw'Imana. Kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ritubeshaho, ijambo ryawe ryagura ubuzima bwacu. Mana we, izina ryawe rihimbazwe kubwira ijambo. Utugire neza uhereye kuri njye ryumve, kuko ijambo riravuga ngo umwigisha agabana n'abigisha n'abigishwa. Nanjye ndasaba kugabana kuri iri jambo ryawe, hanyuma n'abazaryumva bose nabo rizageraho, haba mu gihugu cyangwa hirya yacyo. Unyemerere rizamera nk'amazi apfutse, abagirire kugira ngo bagere mu mitima yabo, yongere bibereze imitima yabo igubwe neza. Ku bafite ibibazo uzababera amazi yoroshya imitima yabo kugira ngo bongere kwakira ihumure ryawe. Nayindi Mana ihwanye nawe, turakwakiriye Papa,
niwe twakiriye muri uyu mwanya, niwe dukeneye mu izina rya Yesu. Turakwakiriye mu ijambo ryawe, uganze kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Nanone tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, nk'uko nabivuze. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28. Turahera ku murongo wa mbere. Haravuze ngo, inciriro Pawulo ntiyagira icyabo. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane. Baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nurora nubwo yakize mu nyanja, iyo idacirwa kibera nimukundira kubaho. Ariko nimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Dusubire no ku murongo wa 5. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. 6. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana. Imana ihimbazwe. Iri jambo ry'Imana navuga ngo Pawulo yari umukozi w'Imana. Pawulo, abantu benshi bazi amagambo ya Pawulo, bazi nuko yagendaga abwiriza, bazi naho Imana yamukuye, bazi n'ukuntu yagiye ahinduka. Ariko Pawulo ngo bari bamaze kujya mu kindi gihugu, ngo babakira neza, kuko aho hantu hari imbeho nyinshi, imvura yaragwaga. Ngo babacanira umuriro, ngo babakira bose, ntihagira ubakuramo, ngo babakira bose. Bamaze kubakira bose, ngo babakira bose kandi babacanira n'umuriro, ngo bamererwa neza. Ariko Pawulo abibonye, ubushize tuvuga ku ijambo ry'Imana, nabwiye ngo ni wowe kwikura ahantu uri, ni wowe wo kumenya ubuzima urimo ukabuhindura. Hari abantu usanga nyine bavuga ngo dufite onkire, dufite ba shangazi, cyangwa ku banyamurenge bakunda kuvuga ngo bamushenge n'abandi. Ni ukuri, ni wowe wenyine, ni wowe fondasiyo y'ubuzima bwawe, ni wowe kubimenya, ni wowe kumenya aho ukwiriye kujya n'aho ukwiriye kugera. Hanyuma Pawulo abibonye, nubwo babakiriye bose, nubwo babonye babacanira umuriro, nubwo babonye ko babakiriye nta n'umwe bakuyemo, bakabacanira umuriro kubera ko hari imbeho kandi imvura ngo yaragwaga, hari hakonje. Pawulo abibonye, ngo nawe ageze igihe ashaka umuganda w'inkwi. Ngo maze kuzegeranya, ngo nawe aracana. Imana yacu ihimbazwe. Aracana, amaze gucana, ngo abantu kimara gucana uwo muriro, ngo ukimara kwaka, ngo haza igikururuka. Mu yandi magambo n'inzoka. Haza igikururuka, ngo kimujya ku gikonjo, kimujya ku kuboko, ngo kiramuruma. Abantu babibonye baravuga ngo amambere yakize inyanja. Amambere yakize inyanja. Ariko idacurwa kibera, uyu munsi ho ntago abikira, ntabwo ahonoka, ntabwo ari bubeho. Ngo baravugana ngo noneho rwose arapfa, bategereza ko ari bupfe. Mu yandi magambo, babonye yuko acanye umuriro,
babonye Pawulo yaritegereje avuga ngo nubwo batwakiriye, nubwo batwakiriye, nubwo batwakiriye twese, nubwo baducaniye umuriro, nubwo baduhaye aho kuba, nubwo baduhaye aho kwicara, nubwo baducaniye bakaba badushyiriyeho umuriro, imbeho ikaba ishize, ariko baraducaniye, ariko nubwo imbeho ishize aha ntabwo ari ahacu. Nubwo imbeho ishize birashoboka ko bano bantu bashobora kwigira, birashoboka ko bashobora guhinduka, birashoboka ko bashobora kongera uyu munsi bitakunda ko bongera kuducanira, birashoboka ko inkwi zabashirana, birashoboka ko, ariko ntidukwiriye kwicara tutazi impamvu bano bantu aho bakura inkwi, ntidukwiriye kwicara tutazi ukuntu bacana umuriro. Ngo Pawulo ahita ashaka umuganda w'inkwi, amaze gushaka umuganda w'inkwi ngo aracana, agicana ngo hasi igikururuka. Nubwo waba uri kwa onkire wawe uyu munsi agufasha, please shaka uburyo nawe ushaka ubuzima bwawe. Niyo waba uri, hari ba uncle, hari ba sister, hari bande, birashoboka bagufasha, ariko ndashaka kubwira ko iyo atari inzira y'ubuzima bwawe. Ndashaka kubwira ko uyu munsi birashoboka ushobora kuba uzi ngo ni fondateur y'ubuzima bwawe. No, si fondation y'ubuzima bwawe ni Kristo wapfuye akazuka, ni intare y'umuryango wa Yuda, ni wagushyizeho kugira ngo ubeho, hanyuma kwereka inzira y'ikibi n'ikiza, iguha ubwenge. Uyu munsi kuba rero onkire wawe uyu munsi arimo kukwigisha, shaka uburyo, niba arimo kukwigisha, shaka uburyo umenya ubwenge bwo kuzongera gushaka ubuzima bwawe bw'ejo numara kwiga uko bizagenda. Niba yaragufashije uyu munsi akagutwera mu buryo bwo gukora ubukwe, ntabwo azakomeza no gutungira urugo, ahubwo shaka ubuzima bwo gutunga urugo rwawe. Pawulo yamaze kubyitegereza, amaze kubera avuga ngo ngwire gushaka nanjye umuba w'inkwi, nanjye nkazacana. Igihe abana abantu bazaba bamaze kwigirayo, hari igihe abantu bigirayo, hari igihe wagufashaga uyu munsi, rega umuntu aracoka, ashobora kugufasha ejo agacoka, umuntu ashobora kugufasha uyu munsi ejo nagufashe, umuntu ashobora kukubwira ngo komera ejo nakubwira ngo komera, umuntu ashobora guhemba wabyaye uyu munsi ejo bundi wakongera kubyara undi mwana nabwo naguhembe. Ibyo ubundi ntabwo ibyo ari sosi y'ubuzima bwawe, ntabwo ari ryo fondation y'ubuzima bwawe. Fondation y'ubuzima bwawe ni Kristo wagushyize ku isi, ntabwo akomerezaho. Wipfana abantu ngo abantu baranyanze, ngo abantu ngo byagenze gutya, ni ukuri nta muntu uriho kwikorera. Kristo niwe wagushyizeho, Imana yarakuremye iguha ubwenge. Wipfana abantu ngo ntibakikwitaho, wipfana abantu ngo ntabwo bakigusura, oya. Ni wowe uyu munsi wo kumenya ubuzima wagezemo, niho wowe endereya, komeza imbere. Naho batakuretse shaka kuhamenya, naho batakubwiye shaka ukuntu wagerayo. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi ni wowe wenyine, ndacyari kuri rya jambo rivuga ngo ikura mu buzima urimo wishyire no mu bundi. Imana ishyirwe hejuru. Imana yagushyize ku isi, niba waragize chance ukabona inshuti nziza, yes, zikomezanye, ariko ushaka kumenya ko ari ubuzima bwawe bwose, ariho bazakuyobora mu buzima, ariho bazagufasha, nubwo ariho bazakuvuza, niba yaraguhaye famille, sawa, ni byiza, ariko wimenya ko ubuzima bwawe burangiriye, ahubwo atera ubuzima bwawe ubutandukanye, ugira igihe cyo kubutandukanya no bwawe, umenye ko igihe batagihari ubuzima buzakomeza, n'igihe bahari udakwiriye kwicara ngo umenye ko ubuzima bwawe ari ubwo ngubwo. Oya, imura ubuzima bwawe n'ibitekerezo, ushaka ukundi kuntu uromboreza, ushaka ubundi buzima buri imbere. Pawulo amaze kubibona aravuga ngo ariko abantu bashobora kuzatureka. Hari igihe abantu batureka, hari igihe imiryango itureka, hari igihe n'inshuti zituvaho. Aravuga ngo bano bantu nubwo batwakiriye twese, nubwo bano bantu bagerageje bakatumara imbeho, bakaducanira umuriro utazi no kuwucana, ariko noneho reka nanjye nshaka umuba w'inkwi ncana umuriro, ngo arawucana. Ushobora gutangira business ikananirana, ushaka kwitangira wagerageje ubuzima ukayitangira ejo ugahomba, wicika intege, ngo amaze gucana umuriro ngo abone igikururuka ngo gifashe ku kiganza, ngo baranje baravuga ngo kino gikururuka, nubwo yakize umuraba w'ejo bundi w'inyanja. Hari ibyo wakize, nubwo yakize umuraba w'ejo bundi w'inyanja, nubwo twabonye ayivamo, nubwo umunyanja yivuyemo, ariko noneho idacirwa kibera, uyu muntu n'umwicanyi. Abantu bashobora kubona uyu munsi ubuzima urimo bakagira ngo rimwe na rimwe niba wabyiteye, ukavuga ngo n'ubundi bwose niba wabyiteye niko byagenze. Ariko reka nkubwire, nubwo Pawulo yacanye umuriro, yawucanye bari bazi ko bazakomeza bakabacanira, ubuzima bukabubwo, ubuzima. Hariho igihe abantu bakubona ibintu n'ibyo, niba bagurire bakabona ubuzima bwawe nubwo uri mu biganza byabo, nta hantu, nta nzira uzacamo, nta nzira uzagera, nta nzira uzacamo ngo ugire aho ugera, bakabona ubuzima bwawe nibuboneka. Ariko mva nkubwire, Imana ifite ubuzima mu kiganza cyawe. Umva nkubwire, iyo agushyize ku isi
Imana ifite ubuzima bwawe mu kiganza cyayo, ifite ejo hawe hazaza hatandukanye n'aho abantu barimo kubona uyu munsi, ifite ejo hawe hazaza hatandukanye n'aho umubyeyi wawe akubonamo uyu munsi. Ifite ubuzima bwa mu kiganza bw'ejo hazaza butandukanye n'ubwo inshuti zawe zikubonamo uyu munsi. Pawulo nubwo wabonaga ko ari bupfe, nubwo wabonaga ko ari umwicanyi, nubwo wabonaga ko ubuzima bwe burangiye, ari kumva nkubwire ngo bagiye kubona babona bategereza ko apfa akindutse, bategereza ko ari burangire, bategereza ko ubuzima bwe burangiriye aho, ngo bagiye kubona bona nta kintu abaye. Imana ihimbazwe. Bategereza ko ari bupfa akindutse, bategereza ko hari ukundi, ngo wanje bahindura amagambo baravuga ngo burya bya bintu ni Imana ishimwe. Ni ukuri ndashaka kubwira aya magambo. Ubuzima uyu munsi abantu bakubonamo, haba muvukana, haba mu nshuti zawe, haba mu bavandimwe, haba mu muturanye, ubuzima bakubonamo butandukanye n'ubw'Imana igutegurira, butandukanye na fiki Imana ikubonamo, bitandukanye n'inzira Imana yaguteguriye. Bihorere nabwo banze bace mazi, bihorere nabwo banze bavuga amagambo menshi, nta kintu bitwaye. Niba babona uyu munsi uri gupfa, no kuri niko bakubona n'ubundi babona ugiye gupfa, ariko Imana ibona ko ugiye kubaho. Barebona ko ubuzima burangiye, barebona ko ejo wenda wanaburara, barebona ko ejo bundi byagenda gutya, ariko umva mu gutangariza itangazo. Imana ifite ubuzima bwawe bw'ejo hazaza kandi butandukanye n'ubwo abantu bakubonamo. Pawulo wabonaga ko byarangiye, ariko umva nkubwire, Imana Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Tangira kuri gato cyane, witago ko ari gato, utangire ukore. Tangira kubikurimo, utangire ubikoreshe. Tangira kuri cyo ubona gisa nk'ikidafatika, nubwo waba waragerageje bikanga. Umva, Pawulo yaragerageje n'ibibazo biraza, agira igikururuka kimurya ku gikonjo, ariko ntabwo yaretse ibyo yagomba gukora. Abantu bavuze amagambo menshi, abantu baramwitegeye, bamwe bahagaze ku misozi barareba, baravuga ngo reka dutegereze ko ari bupfe akindutse, ariko ntabwo yapfuye. Ngo bahinduye amagambo baravuga ngo burya ni Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bategereza ko ari bupfe biranga, ariko umva nkubwire, nubwo hari ibyo waba waragerageje bikanga, nubwo wagerageje urugo bikananirana, nubwo wagerageje akazi bikakunanira, nubwo wagerageje business bikanga, ugashakisha akazi kakabura, umva nkubwire, Kristo afite ubushobozi, Kristo afite ejo hawe hazaza. Nubwo uyu munsi ubona ko byarangiye, humura, ongera uhaguruke, Kristo ari ku ngoma, afite ubuzima bwawe bwiza. Humura. Nari mvuze ngo humura, nari mvuze ngo komera. Nubwo abaturanyi baba barabonye bakavuga ko nta buzima bwawe buri uyu munsi, nubwo muvukana babona ko ubuzima bwawe bwarangiye, nubwo babona ko nta kintu umaze mu muryango wawe, nubwo babona ko ubuzima bwawe nta hantu buzagera, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana ubuzima bwawe burakomeje. Abantu babona ko byapfuye, babona ko bikomeje. Ikibazo umuntu niwe wifata akibreminga, akavuga ngo ubuzima bwanjye ni ubuhanga buzarangirira, nuko bizagenda hoya. Aho abantu bakubona itandukanye naho icyerekezo kikwerekeza, ntabwo aho abantu bakubona ariko ukwiriye kwibona. Ibone mu bundi buzima, ibone ejo wateye imbere. Nubwo ubona uyu munsi na fatiro, ubona uyu munsi na tangiriro, ukabona iherezo naryo ufite, ariko iherezo rifitwe na Kristo. Nubwo ubuzima bwawe buri hasi cyane, nakure cyane Imana itagukura, nakure cyane Imana itakugeza. Imana yiteguye kugeza ahantu hakomeye, Imana yiteguye kugeza ahantu hatangaje, Imana yiteguye kugeza mu byo utazi kuzageramo. Nenda kukubwira ngo niba ubona ubuzima bwawe burangiye, witekereza ko burangiye, ikibazo ni wowe. Witekereza ko burangiye, ikibazo ni wowe urimo kwiyica. Menya ko ubuzima bwawe nibabona ko uyu munsi abandi babona ko bwarangiye, wowe ubona ko bukomeje. Niba abantu bavuga ngo wowe nta hantu uzagera, wowe ubona ko uzahagera, uzageraho Imana ishaka kuzagera. Pawulo abantu babonaga ko ari bupfe, ngo akindutse, bari kubahindura amagambo baravuga ngo ni Imana. Ejo abantu bazahindura amagambo bavuga ngo dore Imana ikora, dore imirimo y'Imana ku buzima bw'uriya muntu, dore ukuntu Imana igenza, dore ukuntu imirimo y'Imana. Basingiza Imana, bazamura icyubahiro cy'Imana, kubera kuko babonye Imana ku buzima bwawe. Humura ntacyo uzaba, humura ubuzima urimo buzarangira. Humura wowe icyerekezo cyawe cyegerekeze ku Mana, kandi buri gihe cyose wiboneye ahantu heza, buri gihe cyose witerure wowe. Nega nawe ndi wagutera ngo gushyirayo, ahubwo undi yagusubiza inyuma, ariko wowe wenyine iterure, wibone mu gihe gikomeye, wibone mu bihe byiza, ubone wakize, indoto zawe ubone wateye imbere, ubone hari ahantu wageze mu buzima bwawe. Bari wowe wishyira ahantu heza, abandi kugushyiraho ibyo birabareba, ariko ni wowe ugomba kwishyira ahantu heza, kuko ubuzima nibuhinduka bazahindura amagambo bavuga ngo tubonye Imana.
Imana ibaha umugisha. Nari mbabwiye ngo nukuri ntacyo uzahumura. Nubwo waba urwaye indwara ikomeye, Kristo niwe ukomeye kuri iyo ndwara. Aribashije, baterankunga akeneye, arihagije kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Niyo waba urwaye indwara ikomeye, niyo waba wumva, niyo waba sinzi ikintu navuga ngo gikomeye, Kristo akomeye kubiruta. Kristo akomeye kuruta ubuzima urimo. Kristo akomeye kuruta indwara urwaye. Kristo akomeye, sinzi ukuntu nabivuga, ariko reka nkubwire, niba Pawulo atarapfuye, niba hari igihe niba uri no mu bibazo igitekerezo by'Imana yakurengeje, utegereze ngo igihe nari ndwaye Imana yaranyijije, none uyu munsi sindi wo gupfa, niyi ngiza yinyiza. Utekereze imirimo Imana yagukoreye, nubimara kuyikurura yose ukayigiza hafi, ugatekereza ubuzima Imana agiye igucishamo. Niba hari aho waciye ukabona ugiye gukora impanuka ukabona gupfuye, waba warayikoze cyangwa utarayikoze ukabona igihe kukubaho ukabona ntacyo ubaye, utekereza ko Imana yakurenze iby'uyu munsi. Ibyo urimo rero ntabwo bikomeye kuruta ibyo waciyemo, ahubwo tekereza Imana yagukuye aho hantu, wumvuke ko n'ahandi zahakurenza. Imana ni ngari ku buzima bwacu kandi irakomeye. Nari mubwiye ngo humura ntacyo uzaba. Nubwo uyu munsi ubuzima bukomeye, nubwo ubona kugeze ahantu ubona ugeze hafi y'urwobo kurugwamo, oya, Kristo arahari kugira ngo yongere gufata ukuboko kuzamure. Kristo arahari kugira ngo yongere kuzamure, aguhe ubundi buzima bushya. Narivuze ngo akira ubuzima bushya, narivuze ngo akira ubuzima bushya, akira kubaho gushyashya, akira impinduka ku buzima bwawe, akira kongera kwakira ubuzima bw'impinduka burengeje n'ahuri, busumba uko utekereza. Imana ibahereze umugisha, kandi ndabizi ko ijambo ry'Imana rijya rihindura ubuzima. Nurifata ukarishyira mu mutima wawe, rihindura ubuzima, utiruvuga amagambo menshi. Rero Imana ibahereze umugisha. Asante, katwongere dusenga Imana. Mana uri nkuru, ubere mwiza gutegereje bose hiryawe na yindi Mana. Turagushimiye kuko aho tubona ubuzima burangiye, ujye ubuhindura bukaba bushya. Igihe tugeze mu ntambara nyinshi zidutwikiriye, ujye utubera Imana. Igihe tubona ko ibintu byarangiye, ujye uba Imana yacu. Igihe tubona ko ubuzima busa nk'uburi hasi, tubona nta byiringiro, tubona nta herezo ry'ubuzima, ariko ujye uza ukabitangiriro ry'ubuzima. Twumvise ijambo ryawe Mana, uhimbazwe ko ujya ufasha abantu bawe, uhimbazwe ko ujya uduhagararaho, uhimbazwe ko ujya ukora imirimo itandukanye ku buzima bwacu, ngo bamwitegeye babona ko nta bundi buzima ariko umubera ubuzima. Abantu bahindura amagambo. Ndasaba ngo umuntu wumvishije ijambo wese Mana, amagambo yaramuriho ataturuka kuri wowe yose akurweho, bahindura ijambo bavuga ko ari Imana. Ndasaba ngo buri muntu wese wumvishije ijambo rimuhindure, ubuzima bwe buhinduke mu izina rya Yesu. Reka ubuzima bwe bwongere guhinduka. Urwaye Mana, umuhindure ubuzima be muzima, kugira ngo babone ko ari Imana ikoze. Wari ushonje umubera uko nguko Mana, wari ugowe umubera uko nguko, wari unaniwe arushe umubera uko nguko Mwami, umuhindura ubuzima, kuko niwe buzima bwacu, niwe byiringiro byacu, niwe byiringiro by'imitima yacu, uragakiza kacu, urangiza rwa burundu, uri imfura mu bazutse Mana. Himbazwe Mana, himbazwe, uhimbazwe Mana. Himbazwe kuko iri jambo rigiye gukora imirimo yawe, himbazwe kuko iri jambo rigiye gukora ibidasanzwe, himbazwe ko abantu ugiye kubahindura ubuzima, himbazwe ko abantu ugiye gukora imirimo itandukanye ku buzima bwawe, n'abantu bose bagendera bavuga ngo tubonye Imana. Urakoze kubw'imirimo myiza ugiye gukora, urakoze kubw'imirimo myiza ugiye gukora ku buzima bw'abarwayi, urakoze kubw'imirimo myiza ugiye gukora ku buzima bw'abashonje, urakoze kubw'ubuzima ugiye gukora Mana, ubuzima bushya ku bantu bagowe baruhijwe na byinshi bitandukanye. Cyubone kibi cyawe none n'iteka ryose Mwami, mu izina rya Yesu, amen.